Yes, reka tubasuhuze mwese bakunzi ba Kamanzi Official, tubifuriza kugubwa neza mu gusoza iyi weekend ndetse n'iminsi mikuru ya Noheli ku bakristo bayizihiza. Buri wese ahari akomeze kugubwa neza. Tugarutse mu kiganiro cya business, tuganira kuri Pi Network, tujye kuganira ku kirero. Hari ibintu bizatungura abantu benshi, ubwo ndavuga abapayiniyazi cyane cyane. Muri make hazabaho gutungurwa gukomeye ko mu rwego rwo hejuru kuri izi ngingo eshanu zikurikira. Ikintu cya mbere kizatungura abantu, ahari muri comment muraza kutubwira uko namwe mu byumva, ni igiciro cya Pi Network kuri Pi imwe, Pi coin. Iki giciro n'uyu munsi nubwo tubibona muri systeme byanditse, ariko hari abantu, hari umuntu uguhamagara akakubwira ati barabeshya. Hari ukuntu abigusobanurira ukavuga uti ariko wa mugani igiciro ndumva biteye ubwoba. Ikibazo nibaza ni gute ikintu kitarabaho kigutera ubwoba? Ese niba icyo kintu koko cyanditswe kandi kigomba kubaho, kiragutera ubwoba kugira ngo ugisubizeyo biragenda bite? Benshi rero nitaye yuko babibona byanditse, babisoma, babyumva, bazatungurwa babonye koko ari cyo giciro cyemejwe. Mwagira muti se ni ikihe? Pi imwe byanditswe ko izabivunja ibihumbi 314,159 by'idolari. Iki kintu turakivuga, kukivuga biroroshye, ariko kucyemeza umunsi cyemejwe ndabarahiye hari abantu dushobora no kuzasanga barwaye paralize kubera gutekereza kuri iki giciro. Ikintu cya kabiri kizatungura abantu, cyo kinakomeye cyane, iki cyo gishobora no kuzatera ibibazo byinshi. Kuzabona za miliyari utakekaga kuri konti yawe. Abenshi bazavunjisha Pi, nibyo ntabwo ari amafaranga bazajya gufata mu gikapu cyangwa mu modoka, no, ni kuri telefone ukayohereza kuri konti yawe, transaction igakorerwa kuri konti. Ubwo ndanabagira inama hakiri kare mufunguze konti mu mabanki ari informatize, cyane cyane ayo ngayo ari international cyangwa se ya mpuzamahanga, kugira ngo bizatworohere kuvunjisha nubwo atari yo gahunda ya Pi Network. Abantu benshi ntabwo niyo babona miliyoni wayibona kuri konti buri kwezi cyangwa ngo imareho iminsi 3 cyangwa icyumweru, kubera ko ufite miliyoni iriko ibibazo biyikubye inshuro nka miliyoni. Ubwo si biryamye yikora yiki? Ntabwo bishoboka. Hari ibiryo byajya ku ntoki umwana akabitamira akabirya ndetse ukabona aranatapfuna, ariko hari umuntu ibyo biryo uwo mwana bitewe n'ikigero cye yafasha agatamira, uwo muntu hari umuntu utabitamira ahubwo yarigata. Namwe murumva utwo turya umuntu ajya kurigata, ariko hari ikigero cy'abantu babitamira bakaba abana bitapfuna. Urugero nari ntanze ni abana. Hari ibibazo rero biza biruta, hari amafaranga aza aruta ibibazo biruta amafaranga ubwinshi. Muri make ibibazo bikavunja amafaranga. Iri jambo nkoresha sinzi niba benshi barizi cyangwa se, ariko ababizi barabyumva neza. Ukagera ku rwego rwo kubona amafaranga, noneho ugasanga nta kintu, bikagucanga ukavuga se ubu ndayishyura iki, ndayagura iki, kikaburu ukayavunja mu bibazo. Ni ukuvuga ngo ibibazo bikaruta ubwinshi amafaranga ufite. Ugasanga umuntu afite ibibazo, afite miliyoni y'amafaranga, ariko ibibazo ayo mafaranga ashaka kuyakemuza ugasanga yikubye nk'inshuro nka miliyoni. Benshi rero bazatungurwa no kubona ukwezi kuje ukundi kugataha miliyari, amamiliyari aryamye kuri konti zabo.
hari n'abazayashyiraho kugira ngo barebe gusa, hahandi azajya abyuka yarebeho, nayabona bimutera ikibazo, bimutere no guhungabana, yiba kuko ntago azaba yumva ukuntu ayo mafaranga akiri aho ngaho, n'ukuntu afite ibibazo. Icyo gihe ibibazo bizaba byaramaze kurengerwa nk'ubutaka bwarengewe n'amazi pe. Hari benshi rwose ibibazo byabo bizarigita, nibyo bizatera bamwe bizanabakurizamo n'uburwayi nibareba nabi. Kuko ndaza gusoza mbagira inama, ibi bintu turabivuga gutya mukagira ngo biroroheje, ariko ni ibintu bikomeye cyane. Nari mbabwiye igiciro cya payi kizatungura abantu benshi, za miliyari na miliyari zizaba ziri kuri konti zanyu, mugira ngo umuntu ahinyuze murebe ko bayashyiraho gusa. Bizahungabanya abantu benshi, muzatungurwa. Ikintu cya gatatu nabonye gishobora kuzatungura abantu ni ukwibona mu isi y'amafaranga. Isi y'amafaranga ndashaka kuvuga iki? Abantu baremye ibintu bibiri cyangwa se bitatu. Baremye amafaranga, barangije barema ahantu, barema n'ibintu. Umuntu azatungurwa no kwisanga mu isi y'amafaranga, ahantu runaka hari abantu b'abanyamafaranga, ahantu ushobora kubakubita amaso ukavuga uti ushobora kuba nta mafaranga mfite. Ibintu uzabona ubwabyo bizagutera kwikanga, uvuge uti ibi bikorwa n'abantu, cyangwa hari ikintu kiba mu bantu cyitwa Imana. Ya Mana bavuga umenya hari abantu ibamo. Nk'abantu mwe mbabwije ukuri ko payi izakorera abantu igitangaza, hahandi izabajyana mu kintu nise isi y'amafaranga, aho mubona abantu b'amafaranga, mukabona ahantu h'amafaranga, mukabona ibintu by'ibinyamafaranga. Hari ahantu ujya ukibaza niba ari abantu bahaba, hari abantu ubona ukibaza niba ari abantu ureba, hari ibintu ubona ukibaza niba ari ibintu byakozwe n'abantu ureba, hari amafaranga ubona ukavuga uti se aya ni amafaranga cyangwa? Ibyo byose hari abapayoniya bazabica ibyera, bibatungure ku buryo benshi bishobora kubaviramo n'ibibazo bikomeye cyane. Iyo ni isi twitegura kujyamo, kandi tuzaba tubifitiye ubushobozi. Ngaho abazajya mu isanzure, abazajya muri Marisi. Isanzure na Marisi biratandukanye. Marisi iri mu isanzure, hari ugutembera isanzure, hari no kwinjira mu mubumbe ubwawo. Abantu bajyayo babindi, ariko abapayoniya benshi bizabatungura. Burya rero no gutungurwa ni intangiriro yo kugera ku ntego. Uzaba watangiye kubigeraho. Kuko nose ubundi wari kubibona ntabyo wajya kubona n'ubundi, none uzaba utangiye kubibona cyangwa kubyumva. Ikintu cya kane kizatungura abapayoniyazi benshi ni ugukabya inzozi no kugira icyerekezo gishya. Bizatungura abantu benshi kubona bageze ku nzozi bahoze bifuza, batatekerezaga ko bazigeraho, kubera ko bazaba babonye ubushobozi. None usange umuntu yatunguwe no kubona za nzozi yazigezeho, ubwe ajye yicara yumve nawe yifitiye ubwoba, avuga ati ni njyewe cyangwa? Uzitungura mushiti wowe unkurikiye. Hari umunsi niba ugifite inzozi zawe, hari umunsi uzitungura wowe ubwawe uvuga uti pas possible, it's not possible. Birashoboka. Ushimwe Mana. Uvuga uti ushimwe Mana. Hari benshi rero bazatungurwa no kwisanga barafashe icyerekezo gishya. Bya bindi bahoze bapanga, reka da ngo ari kuri muntu byagenze ngisi yaramuhinduye.
isi izaguhindurira abantu, amafaranga azahindura abantu, abantu bahindura abandi, ahantu haguhindure, ibintu biguhindure. Ntuzatangazwe no kubona ugeze ku rwego rwo kuba warataye wowe w'umwimerere twari tuzi, tukubure tukureba tujye tugatwara ku mana uyu muntu uko atari we. Hari benshi bazafata icyerekezo gishya cyiza, hari abazafata icyerekezo gishya kitari cyiza, hari abazafata icyerekezo gishya kibagwiririye. Ibyo byose ni ibintu bizatungura abantu. Wicaye ujye wicara wisubiremo uvuga ati ariko se ko atari ukuntu nabitekerezaga, bati se byagenze bitutisha, nanjye simbizi pe. Hari abantu bazabyibuha mw'abantu mwe, bafata icyerekezo cy'umubyibuho we. Ujye uhura n'umuntu mubaza utse ni wowe si wowe bimeze bite, bamwe bati niwe abandi bati siwe. Nkubwiye ngo ibyerekeza abantu bazafata. Reka mbabwire, mu cyumweru gishize nabonye umuntu munini, yewe tata we, ye oya ntabwo mfite uko nabivuga. Hari abazarenga aho ngaho biyumvise, ba bantu banyurwa vuba. Noneho abantu bajye bagu, ariko muzabikoreshe mu mwinjiza amafaranga di, kubareba, kuza kubareba no kubifotorezaho mujye mubaca amafaranga. Hari umuntu wagiye gukoramo business no muri expo bajya babikora. Benshi rero bazaba banini, abandi hari abari bazi ko bazabyibuha bibananire, nkanjye ngira ngo bashakisha umubyibuho. Usibye ko ntajya gushakisha umubyibuho shwe, cyokora bavuze ngo nsenge ne kuzabyibuha, nanjye nanapfukama wenda nkanagenza n'amavi, ndabitinya. Kandi ubundi nge ndi muto nabaye munini cyane, ari munini, hahandi batajyaga bemera ko ndi umuhungu. Abantu bari bazi ko ndi umukobwa, noneho nkajya nirukanka kugira ngo babone yuko ndi umuhungu, ko numvaga ko ntirukanse baravuga bati ni umukobwa. Hari abantu bazarwanira kubyibuha babikurizemo uburwayi, ngo baritugatuga ngo babyibuhe pe, baviremo ubumuga. Ibi nabyo ibyo ni ibintu byinshi bikubiye mu bizatungura abantu, biturutse ku gukabya inzozi no gufata icyerekezo gishya, cyaba ari icy'imimerere, cyaba ari icy'imico, cyaba ari icy'imishinga, cyaba ari aho kuba, cyaba ari ibintu byinshi cyane bizagaragaza umuntu ko yakabije inzozi akagera ku cyo yifuzaga, cyangwa se ko ibintu byamugwiririye, cyangwa ko yahisemo ikindi cyerekezo nyabusa kibi. Ariko wafashe icyiza nta kwicuza kuba guhari. Nsoza, ikintu cya gatanu kizatungura abapayiniyazi benshi ni ukongera gukena. Murabivuga murabizi. Reka nkubwire, abapayiniyazi benshi bazabona amafaranga menshi ya payi, ntibizabatungure habonetsemo abazongera gukena. Ntanga inama. Icya mbere ni ukwibutsa, icya kabiri ni inama aricyo nsorezaho. Icya mbere nibutsa, Dr. Nicholas yaravuze ngo ntabwo payi network yaziye kugira ngo tuzahinduka abaherwe gusa, abaherwe cyane. Oya, payi yaziye kugira ngo izahindurira abapayiniyazi ubuzima bw'imiryango yabo kurushaho kuba bwiza. Umwuka basobanurire. Icyanyuma nsorezaho ni inama. Ndasaba buri mupayiniya wese mu byo ateganya gukora azakore ibintu kinyamwuga. Niyubaka azubakisha inzu ye kinyamwuga, abainjenyeri kabuhariwe. Hanyuma kandi abashoferi mukoreshe abanyamwuga kabuhariwe mu bushoferi. Ikindi, mu mibanire uzaba ufite umujyanama mu by'imibanire, mujye muganira ku ngingo y'imibanire.
kandi ujye ugira umujyanama ku ngingo zireba ubuzima, politike y'igihugu muri rusange, kandi uzagire abo ni abakozi ugomba kugira bagufasha, kuko wowe ntabwo uzaba ukiri uwawe nk'umupayiniya. Ni inama mbahaye. Hanyuma uzagire umusipesiyalisite mu guteka, hanyuma ugire umusipesiyalisite muri decoration cyangwa se mu gutegura inzu, mu gutaka mu nzu. Hanyuma uzagira umusipesiyalisite ku buzima rusange bwa muntu, umuganga. Uzagire kandi umusipesiyalisite mu burezi bw'abana. Uzagira umusipesiyalisite mu by'imiryango, mu bijyanye mu mibanire y'abashakanye. Yego, ugire uw'umugabo, ugire n'uw'umugore. Nyamara mbabwiye bapayiniyazi bagenzi banjye, ibi ngibi nibyo mugenzi wanjye DMD Jean Bosco Hakizimana yigeze kuvuga ngo dutegura imitwe yacu. Ni uguteguramo iki se? Ni ukurundamo udusaka, ni ukurundamo umuce? No, bene nk'ibyo. Hanyuma mugerekeho kwitegura, muzagira abasipesiyalisite mu myubakire bahoraho. Uzagira abakozi bashinzwe buri kintu, specialiste. Hanyuma uzagerekeho umushinga, nibiba ngombwa ugomba gusigara ari wo ubyara inyungu zishyura abo bakozi, kugira ngo buri wese akaza akora kaze kagira uruhare mu buzima ubayeho n'imishinga ukora. Noneho uwo mushinga aba ari wo ujya ufinansa abo bakozi bose. N'ibindi ntavuze mu by'isuku, ego, imyambarire, hari imirimbo yo mu nzu, hari n'imirimbo yo ku mubiri, kwambara. Uw'umugabo n'uw'umugore. Yes, ahubwo se nkaba nagiyemo, simbataye mu weekend na Noheli twitegura ubunani. Hanyuma ube umuntu ufatika muri ya mibanire, azagufasha. Reka nawe kubisubiramo, nawe kugira wenda ariko aka kantu mukazirikana. Hanyuma habeho kubyaza umusaruro ibyo bintu byose wahaye inzobere. Yes, hanyuma umusaruro aba ari wihindukiro uvemo igihembo cy'abo bantu. Hanyuma ayawe uyakoresha ibindi wabikoze utyo. Ibi bizagufasha kujya ku murongo ku buryo utahuzagurika. Abashinzwe gutembera, ubukerarugendo, n'abashinzwe business, ibyo byose, buri kimwe cyose ngusabe ujye uhabwa raporo, kandi ugire sekretare wo gusuzuma no kukuganirira, kubwira raporo uko zimeze. Nubona kanyu ucishemo amaso, ariko abe ari umuntu wizeye we na manager yuko raporo ziri nk'uko bishaka. Kumva uzabura umwami n'umuperezida w'imishinga yawe. Reka nsoreza aha. Nimero zacu ushaka kutwandikira kuri WhatsApp ukeneye kugira icyo tugufasha kuri Pi Network. Konte zitasubiye zananiwe gusubira ku murongo, tuzugufasha kuzisubizaho, kuregisteringa Pi neza ku buryo buzira amakemwa, butarimo amakosa. Turagufasha. Uraduhamagara tukavugana nawe, byaba ngombwa tukagusanga naho uri, byo turabivugana, tukagufasha. Hanyuma n'abatarasoza ibigomba gusozwa muri account za Pi Network. Pi Network rero ubusanzwe nyine nkuko bisanzwe, kireka wenda ku bantu bashya, ni umushinga w'ikoranabuhanga rijyanye n'iby'imari. Hanyuma bakaba bafite n'ifaranga rizashyirwa ku isoko ku itariki itaramenyekana n'ukwezi, ariko ni mu mezi 3 ya mbere y'ibihumbi 2025. Ifaranga rimwe bikaba byanditse muri systeme zaho, ariko ntibiratangazwa ku mugaragaro yuko ari ibihumbi 314,159 by'amadolari y'Amerika. Nahawe nahanjye turari rero ngo tufashe buri wese ubishaka. Hanyuma twitegure ubukungu, hanyuma
tuzashora imari mu bihugu byacu natwe dutera imbere, twe kujya gukungahaza iw'abandi wacu hahari. Amahanga arahanda kandi nta gihugu cyaruta iwanyu. Yego, nimero zacu ni 0783201418 ziri kuri WhatsApp. Ushobora no kuduhamagara kuri 0722125452. Ni Tite Kamanzi, mugubwe neza.